Machama. Halo. Harabaye iki cyose gifashwe n'ibiki Witira mu bwenge bwinshi. Niba se kubibona gutwaye. kuvuga wikanira se hani muri internet. Machama. Halo. Harabaye iki cyose gifashwe n'ibiki Witira mu bwenge bwinshi. Niba se kubibona bigutwaye. kuvuga wikanira se hani muri internet. Se mukusigawe medit. Ntabwo uzi ko ari njye wa muhungu gutereta. Njye se ntabwo uzi ko ari njye wa mukobwa ugukatira. Ariko mukobwa wicuza na rimwe mu buzima bwawe. Oya kubera iki Ushaka kwiyangisha ibogari nkanjye wazicuza. ahubwo nazishima ubona uri bogari. Ariko abakobwa mwabaye tunabintu. Isusa Nenge kwihesha isusa. ye waruje no kwiheha Igiye hasi nituma. wese kibagiye kugikoresha iki Ikinyito yanga nenyurira. nyine babunze imyo bavuze wese wazaga kuhanya ubona hadaca abantu. Ariko abantu ko barenga. Njema neye. Yereka hano neye. Njema neye. Ngenda hane wahanyutse. Mwereka ahantu ne cyangwa nkwereka ahantu wari ugiye kunya. Umukobwa kandi ntagashobotse. Kandi wa mukobwa urenga ari akasha. Nuko ye bikora amakosa bifata bikishaririza. Gusa narenza he. Ubu niyo nakipfuye. Reka ye. Warenza iki se bagufasha uri kunyagagura mu nzira. Nzakubaho. Kunya mu nzira. Nta kibuno ugira. Cyo kunya mu nzira icyo cyo ntacyo ngira. Ariko abantu bafata ibintu byose bakabigira amakosa. Gusa nta kibuno ugira. Ntacyo ngira cyo kunya mu nzira. Ega ibyo no gupfa ubusa. Ubusa uromeze. Mo bebe. Ntako semana kinigembe. Mabwana. Inzawe ikintu cyose. Turi kucumba. Ntuzansa. Wowe nyamuntu y'umwami. Wayizanye wayo ariyo. Halo. Nese be kugiye. Ari wowe nawe wagenda. Imana ntabwo nirutse. Kanga utayivuga. Yenda kuzagukubita. Amaye uramenye ako kantu ni kabi. Jemba na iremba bwe wagiye gukomanga. Wese wagiye. Kabuko nayikoresha siko bari gukoresha. Uzi no kubera iki ngendana n'ibigwari. Ubushize sinaje ngakomanga kubera kimwe gukomanga byabanani. Ni kibazo. Ariko nimugapfubuze. Ngakomanga ndebe banani bungu. Bo bitananiye genda ukomanga. Wamange gutariko. Hari urugo ruhaye rurundi. Udahaye rurundi. Ubushize siko naje ngakomanga. Aho nyine barakomanzura umuntu w'umugabo. Nzo kubikora byakonani. Yewe ntabwo ntajya gukomangira ibyo mwafanye. Ubwo ninjye mwashutse. Okay sawa. Noneho ubushize nzaza nizana. Nubu bibare nkaho wizanye subira ugenda ukomanga. Akomange kuzimu. Akomuzaba mumura muncora. Mukajya mu bishokoro mwe. Ibyo ngibyo nzabivamo. Wogashorwa muri mazi we. Ujya gufata umwanzo wo kujya ujye wigeze ungisha inama. Ye baramumedisi. Siwe bakishe se. Ngaho rasekikisi. Gasekera imboto y'umukara no muri marato. Bokira reba gusa. Ukundeba iki? Nanjye ura medisi. Iyo ba medisi ntabwo njya mesa. Nako kumani. Nzongere ngo mama. Nibi byo nkore. Sawa. Ureke gushwana kiye kugenda mbakomanje. We musore.
turi kucumva. reka mbwire satani, reka mbwire nuza we, reka mbwire ngenda kubwiye ngo satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho bibaha power. ngaho ndebera sister umuntu utemera igiti bakazana amashoka njye nkubita umuntu oya mpisuku nkubita umuntu njye nkubita umuntu ariko ni gute umuntu mukuru nkawe yigira ikiguri? sunyumvira batangiye kunsebereza imbere y'icyuki sister ndayisubire mu nzu mfungire uno ruhinde y'uburyo bakamana sibyo Niko ndakubaza ni wowe warufunguye? urugutunagazwa aho ngo ni wowe warufunguye? none se ko umuntu uri kubyiganira mu muryango so guhagarara ahandi aho duhagaze hano tuturi amafoto sibwo ibyo akubwiye si guhagarara turumbuka yo uzahagarara sister mu ngende y'igisozi reka tumubaze sister ukundanye urinda ujya kumubaza uwo akunda ntabwo uri kureba ureba neza Agashwingi wa musore rero mucira akagani k'inzovu n'urushishi rero wa musore we habaye inzovu n'urushishi umunsi umwe inzovu n'urushishi bya biri kwambuka ikiraro kiradigatega urushishi n'inzovu birakomeza birambuka bigeze hakurya urushishi rwafashe izindi nshishi rukoranya imbaga ruravuga ati nabonye njye n'inzovu ukuntu twadigateze ikiraro ngo ushatse kuvuga iki? nakagani nari nkucire tu ubwo nyine hagati y'inzovu wamenye icyo uri cyo twe turakora mukiyitirira ibikorwa barandeba ngo bakureba ngata urakoze ase nkamwe mubona muri seri cyane akanya se muhindutse korali reba nkawe ayo maso uri kuyatekerana abantu barengana ese ndayateretse cyane urukundo ruri kunkoresha ni urukundo cyane ni urukundo iyo atari urukundo sinayikuba navuye mu rugo nta kintu mfite cyo gukora nkazanga ariko agasore gatirariye ni karongora inkumi turi kucumva. kandi se bari kuhakora usibye kuryama no kunyara hari ikindi bari kupfa se nta turi gufite mukurekere se mundekere reka ye wese kujya imahanga n'ubugima bavuze papa we ni umusirikare original ariko ibyo ntabwo twabitinya bijyana mu gisirikare nibyo byirekuye uyu mugabo ashobora kuba asamba. bamuve hano mwaje gukorera ibiganiro hano shushu be mbirukane se reka ye kwirukana abandi ahubwo twakubitaho ukiruka tutagiye mu bintu byinshi mwese muzinga amabintu hamwe shushu be karame shushu be tubone natuyinze abacha wageni satani kwa jina ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba uri hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye Naraburije. namwe muri ibibwa ubutesi ibibwa umuntu twe twagiye twapanze gahunda mwese murazica kuva kera kugeza kino gihe nicyo gihe ibisigo nakwanditse by'urukundo ikubwire kanisa wari wabona Miss Muheto gutya neza murasa kugahura wari wabona cyakunyaki kimwe kinini uburyo ngikunda nkawe erega nawe wumva icyo nzaba cyo urukundo erega ni nka kanseri ruragenda rugakura rugacengera mu maraso no mu mutima wose erega nanjye ntabwo nari nzi ko urukundo rwakubuza amahoro udasinziriye ukamera nk'uwanyweye ugahwera udasinziriye ibyo nabimenyereye nkundana nawe reka ye nose ko nta kantu mbwira ni ukunyumva gusa ngiye nukumva niyo gute se gutyo hasi sheri buri ufite angahe kuri konti kugura fone kubura amafaranga ni ikibazo kivanze mu kindi ariko iki cyakemuka iyo fone igura angahe se $200 200 ariko ushira uziko nkoresha agatushe umukoresha agatuje
Mbese sheri yo ndayibona ko. Nareka nze mpamagara business abapatina banjye. Abapatina? Baratubayisa. maye nka kibaye ikigoryi noneho wala ndakibaje kimbuye ngo Wifideli. Mwana mbabarira izimumbe 200 mwenye ikibazo barangonze undi hejuru mu kirere koko undi umuntu bari kumanuka ruranda mbabarira yangurize na girasi nkahita mpfa basi njye kwa muganga. Oya mwana ntabwo uri kukubeshya uhita ugenda mu gufata cya cyemezo cy'ubutaka ugifatamo ingwate. Mbabarira wowe n'urw'abagabo wowe uzahura n'ibindi ariko ikize ni iki wowe na barangonze ubu njye kugera hasi kuri intambwe agashwingi tumiwe. Se warakoze mwana wa mama. Reka ye. Kose basigaye bamedita. Umukozi ndamubwira ngo yohereze amafaranga ngagiye kubanza kuyabitsa kuki atayakira kuri phone banyakibe. Ariko shiri kubuta nyitaye. Umunendeka. Sheri ntabwo byaba. Kuno dukize. Ako phone yashaje wa muntu. I know wazi Ansaba yabinisha. Ngira nimero ya nyakuruzi ngira nimero. How are you? Urakoze sheri. Byanditswe birasohoye hano nagiye gukura mu rugo rw'abasirikare kuko itambuka kwa rumusirikare. Yagenda uretse wabonaga yambaye iki? Ndetse kiriya myenda yambaye ari kwifotoza. Aha rero n'ubu bashobora kuba agiye kwifotoza. Hari inzuza twaduciriye. Ni two kuza kwivuza nari maze kukohereza. Namaze kwishyura phone. Yishyuye. Ndagushota. Ariko ndakubona nigize iki. Urashota umukobwa wajyaho. bami Wa muhungu kwica nabyo byamarira no kugukubita nta kintu byamarira ko ni ngombwa kugira ngo wange umukobwa wanjye kugira ngo bigende gutyo muririmbira indirimbo idasekeje kandi itarimo n'ibyishimo urabimva neza. Yes afande ndabyumva neza. Sheri koko. Ndakwiyamira umukobwa. Mumva ndinjyana mo ntabwo tujyana. Sanze urebe inyuma kandi njyewe ndeba imbere. Icyo umutima wawe ushaka si cyo njye ushaka. Kurinjyaje umuhemu mu mugamba kubana nawe n'amahoro nabigize. Nta kimwe umwishyuza kuko nanjye nta kimwe unyishyuza. Ndakwanga nawe nushaka unyange. I hate you. Never think about cause I never think about cause. Reka ye. Amatwi yawe yafungure. Urebe imigeri ya papa wawe. Byumva bishyire mu mutwe. agashwingi Ndakwanga. Kugira mwange. Kumva uko nakuririmbi jya mu nzu biravuba. bami Mwa busore mwe mwigeze nakoreka bimeze bite? Narusabye se ngo mundongorere. Nose urumva bizagenda gute? Ibyo bitoki nabica. Rero wa muhungu we kwinjira hano biroroshye ariko gusohoka birakomeye. Reka ye. Ndavuze ngo kuramo iyo myenda. Nayimura. Ndavuze ngo kuramo iyo myenda. Nanjye ndavuze ngo nayimura. Nuri nakuramo wa mucinga. Iyo mwaba uri umusizi. Mugiye mugenda mu rugo muzi neza urukumva neza amase byo kuramo vuba n'ubwo burundi rugenda rwirizwa murabusha ubwanwa ruganzu. Njugunyira bene wa kandi amaye uramenye ako kantu ni kabi ni kugenda usohoka hano uvuga uti nzagaruka kwa afande gutereta umukobwa we uranyumva neza. Ntabwo kuri umusazi. None se fani ataha nambaye boxers. Biro muhereza imyenda. Ntabwo fani n'ubundi yari ishaje. Reka ye.
Iyi ni inkumi gusa. Dore satani. Toka satani kwa jina la Yesu. Murumva mwishimye cyane ndagitsinda. Sawa musinzi we. Cyangwa mujye mugabanya utugabo mari murabona. Ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwongo bwiza? Nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura. Iwanyu bariyahuye se? Reka mbwire rero. Se mwana mwajye mugabanya ubugoryi mwana. Mujye murebana na business zanyu mwana. Se nkawe Storm Direct kwigorekana box yanjye bizakumarira. Ndabizi ndi boga. Nawe wa muntu ukureba video. Uri gucya kwinjira boxing. Mwapi nta garimwe ni nyinshi sirasa. Kandi yabangira imwe ndamase. Turashize noneho.